wino hano izane nakubonye wino hano ta televiziyo ngo kiba kigira vayo hano wino hano hagara hano nicyo ngushubwira ukankongere noneho wegere mva nkubwire bonde sebeke ubundi uko umuntu aba yigendera ubundi mugize neza wari wishe se wishe niwe wari wishikira mva nkubwire umunwa wawe ndawuzi nzaramaka numvishe uzanye umunwa uvuga ngo ngiye Karinda ngo naragize gute ngo nagusabye ku bintu wabyumvise ubundi si wansabye cyakasamba ko cyabaye niba naragusabye se ngo bivuga cyangwa nagore wanyemerera usibye ko umukobwa wanjye yaje nagore wabye ngeze nigeze nkubwira ngo narakwemereye ko yo wambwiye ngo nzaza ngo ngusure tasiba cyenda hosha umva rero nkubwire nzaramaka numvishe umunwa hano hanze ngiye Karinda ngo naragufashe ngo nagukoze ku bintu ubundi se njye wumvishe hari ikintu mvuga nyine tuye kibivuga nahita muri gasora nzahita mwicana nabi ko kimeze gusa nguzagira ute nzakwica ngiye Parungu uzagira ute nzakwica niba wazanye mu Rwanda ubizi ubu yamba narabivuze si wakabaye warabyumvishije ahantu hose nabibwiye na musaza wanjye ubona caceka sadama ko kimeze aho ubundi wacazampaye n'ubundi kwadutesheje siko meze njyewe ntabwo najyamana n'umuntu wishe mama wanjye mbese ukuntu cyabaye noneho reka nkubwire si ureba ko nenge kubikora ku neza hari igihe none nzagufata nkaguhambira nko kwibara nka kunyina akuri gasoda mbese ukuntu kimeze ninjye nakimwe ngo gitere neza wari ugiye se ubundi sinari nitaye si wacu nataye wanjye tumbuka va imbere gye papa nzabibwira musaza wanjye kandi uzabibona arabibona mbese ukuntu kimeze tuzibeshye duhure mu cyama wene uzandega se kuri ibyo bintu bya nzabyibarangura aho ushaka urabekera gusa umuntu niba yikira hantu ubugambo bwarabanani wajya batunzwe n'umuntu wagira ngo ntibajya barya nyakurya umuswa nyakwicwa n'ubururu mama Beni ahese dore mbese ukuntu kaba kagenda kabebeta hagara hano ko nkubwira nkwikize ahagaze hago umuntu ubwo n'umurozi wowe ntago urumurozi naguca nko kurwara ubuhe buryo buryo nk'umuntu wawe uzagira umuntu kugeza ryari uzagira umuntu kugeza ryari ku buryo utinya ugafata umwana wanjye ukamwicaza ukajya kumbwira amabanga yanjye yose yakada ntago rero twabivuganye sana undi muntu wari ubizi namubwiye ibiki ambare ukuntu kari kwijijisha namubwiye ibiki ujye kumubwira iby'urupfu rwanyina n'umugore na nyina iPhone uburyo bagwena ikibo umva ugende ubiperereze neza ninde wundi wari ubizi nagara wari ubizi jewe wowe nyine je ntabyo nigeze mvuga warabifuze gende ubiperereze neza mama be twumvikana sibyo nimba uzi neza ko wagiye kunanya n'umwana wanjye umwana wanjye akaba ubu atakinywa atanakiryawe kubera ariko mbaze ibyanye hari undi muntu ubizi so ugira amagambo aruhu je ntabyo nigeze mvuga ugende ubibaze neza mubaze ndi hari undi muntu ubizi so twabivuganye ngo uzashicika ese unamanga menshi mfite nayahe ubwo nama buretse none nimba ari ibyo sibyo sureba nimba ari ibyo none nanjye kuzabivuga none uzabivuga nzabivuga nibiki urabiye wese uyobewe umwana uyivona yera atwite ndigeze amezi 6 ntabwo ashanga ni wawe urumva aje gukuramo inda ngo umugaga gakondo urumva ukayimukuramo indobo mwajugunyemo umwana mwakwemo sinjya nayo guteshe aho mwamurwe muretse simazi mbabarira iki babarira ibyo byihorere none kuki ugenda unzana aho munza ntabyo nigeze mvugana rahira imana yo mwijuru ntabyo niyavuze pe ahubwo ibyo ngibyo biceceke bambese bavuze bya ubwo barata ubuse njye umwana wanjye azamera gute namara kuva ari amagambo oya genda uperereze wari imbere imana kaza ntago ari gihe nukuri ntago ari iki babarira rwose ninda mukamenye karo bivuze oya mbabarira mama bene nabakanye karo bivuze oya ntago ari gihe nzakwikoresha urusyo ngiye Karinda ntago ari gihe nukuri reka ngubwira bizagenda uperereze neza ubibaze neza yuko ari gihe wapi ngiye kweli sawa reka ngende urumva ariko were ariko uceceke bambese kamanga mamushambanganye mwagumane muna ayazinga nayo tension ntago nigeze mbivuga ibyawe rwose ujyaje no ubiperereze neza nusanga ari gihe
uzabimpanira. Sawa wumva nindamuka sanze ari wowe umenye ko nawe ariko uceceke nyine ngiye kubana mwikore perereza mwana wanjye ndamugusha neza muguyaguye naramuka mbwe mama Beni akarume kawe kari wowe uri kwimana nzayishomeka uzabiperereze neza nzayishomeka zagera hano muri muraka ubu mwizere nyizera ngiye kwishakishiriza ubushakashatsi nzamuka nsanze warye kunaranya n'umwana wanjye genda urebe ngaho bayi hubwo amahoro meza mugo ikigaruka hano turebe nagarutse sha umva njyewe siko nari nzi kuzi kuganira byiza aho ngaho yawe erega ubundi iyo papa wawe adahari buri gihe tuba twisanzuye twifitiye amahoro ngo tinyuka nyine papa wanjye sha cyakora reka kuki agira amahane ntiyabiterwa n'iki haba harimo gusaza ariko nta n'umutima mubi muzi ko abantu banini baba bagira urugwiro ari abana beza sicyo cyatuma nawe uri munini niyo mpamvu uri kuvuga ngo abantu banini bagira ngo urugwiro araso yewe ubona nari umwana mwiza ntabwo uri umwana mubi bazi iyo cyatontomye nako iyo atontomye uzi ko ari papa wanjye uri gutuka oya ko nawe mvuze nyine sorry uzi se papa wanjye rega nta n'ingaruka ari umugome nyine ni ibintu twakunda ababyeyi nyine bakuri iwawe bakabukira nawe agakura ari uko nguko yajya kukubwira nubwo yajya kukubwira ikintu cyiza akahita akubwira akishiduka nyine yakubwiye avuga cyane yarakaye ariko ngiye kuba kumumenyera barumva ari ibintu biri aho ngaho tumureke twivugire ibyacu yabaga yagendaga buri munsi ntabwo nakwireba akajya ajya mu kabande buri munsi yahita apfirayo noneho agenza nka kwirebera nyine numva twagumana tukirirwana ariko biranshimisha cyane nanjye biranshimisha ko tuba twaganiriye nyine nkanaseka kubera ukuntu ababwirana imijinya nirirwa mvuga narakaye ariko se aganiriye nibagirwa kubaza papa se muracyavugana numvishe ngo cyane nyine niba bagutereta niba murakundana se ubwo se uwo nguwo yari ngombwa mu kiganiro cyanjye nawe ugapusha jeje gupushoramo ibiki koko oya nyine burya biba byiza iyo nanjye mbimenye gusa njya numva se bavuga ngo iturufu ikuramo indi wasanga ari ibogare kundusha ntawamenye cyangwa wagize ngo n'undi mugaposho waje aje w'umuntu muzima w'umusore muzima ubu ntawe uzi ko numva umwirengagiza ubishaka oya nuko nyine numvishe bampaye amakuru bayaguhaye nyine bamukubwira ko atari uwo usanzwe uzi usanzwe nzi nyine nose kubimenya hari ikibazo nta cyiza mubonamo nta n'ibyatanje babarureke no kumuvuga kuko aho ngaho uraba ugiye kuntera umujinya sorry ntabwo nongera uziko ari mwe mutuma kiyemera kibonamo ikintu kizima rega burya iyo ukunda umuntu akantu ko gufuha nyine kaza mukono ni umusore mugenzi wanjye urumva numvishe ngo muri kumwe urumva byanshimisha ndi kumwe nawe se dukora ibiki cyangwa ndi kumwe nawe tuvugana iki ko ngera n'ibiganiro bikirenze umunota nagirana nawe aha bajaje kura papa wanjye niwe bagirana gahunda ngiye nta gahunda agirana nawe nta musore wiyitereka akigira nk'ivaze ngiye twapanga iki oya uzanakireke cyarasaze kiriya ahubwo nawe ntuzongere kumubwira ntabwo ndakunda oya ntabwo nzongera uzajya umbona wirukanga buri gihe mbona n'igikoko ntabwo umenye ko twari tugiye guhuza umubano ubu ni nyiri igikoko ubundi igikoko ese se wowe nyirukangana oya reka da ahubwo urambona ukitsimba witse ibibiki reka ndi ntabwo ndi umwana mubi urukumva reka buriya twari twakundanye shaka kandi ushatse urukundo rwacu twarukomeza ubu uzagendera ku byo bya kera by'inzego by'abantu sibyo shaka ese se wowe hano ubwoba ngo uzanyica ntabwo nakwica mwana wanjye urumva ese papa ntabwo uzongera kunyirukangana ahubwo n'umuntu ugize usanga rero nkobere kumva akuze ukuntu igikobwa cyiza
niko shaka reba naguhobereye abantu se bari kugendera ku bantu reka twari tupanga tukabona none mu cyamano hishe nyine sibyo kanjye umenye ko n'agafaranga nzajya nkaguha ntabwo ushaka gusirimuka ukagira ese papa ru ukankiriramo kanta gusa wumva usibye na kanta ntabwo nari amakanzu meza agezweho abanyakigali bambara ukumva ukanjyana n'i Kigali se Kigali ninjyayo urumva ninjye ngiye gusura muri wanjye nawe nzakujyana mwere kandi bita Nyamirambo urazi tinya Imana urahire waretse tukaza kujya kwifotozanya numva twugiranye agafoto byaba byiza ushaka noneho ko papa wanjye aca umutwe oya si iyo foto se wayitunga wenyine cyangwa yazagira ukuntu yayigwaho ko ameze nawe nk'umucukumbuzi nyine nawe wajya uyimuhisha se ntago igihe tuzaba tutari kumwe uzajya ureba agafoto nkumbuye kuko nanjye nzajya mbigenza nyine ikava numva ashaka kuri hafi yawe buri gihe nyiga nanjye ntabwo mbyanga nta kintu biba bintwaye ariko se kujya kwifotoza mama oya rusi nta birenze uzi ikintu gishoboka ifoto nta kibazo ahubwo ukeka tubikoze ataragaruka kuko sinabasha gusohoka muri uru rugo ngo hari ahantu ngiye ngabure kutankurikira oya nta kibazo wowe reka njyewe ngende niba ubyemeye kwiyitaho nyine kwitunganya ntabwo turi butindeyo ni hano hirya gatoya sibyo ubwo turahurira he turire muri hariya hirya ya wa murima hahandi hanini cyane hano hepfo ku Miyenzi hari ikibazo ariko kwicaye hari hano twanahifotoreza urumva hari ikirere inyuma kimeze neza haba agafoto rero bisaba n'iby'ikirere ntabwo wabonye se ukuntu bafotora inyuma ugenda ariko si utinde oya ntabwo iminota ingahe iminota 10 yonyine ndaba naje nanjye ndaba nahageze ntidutinde papa yanyica oya ntabwo nguherekeza nta kibazo Nyamirambo urazi Nyamirambo haba imirambo myinshi se ujya n'ahantu bita Nyamirambo abantu b'abayisilamu benshi urumva ese papa ruko twe bagira icyo bita pilau twebwe pilau ni biki chapati urumva asusa ibyo ni biki se papa ruko abantu b'Nyamirambo barya nyine ni ibiryo by'abazungu by'abantu b'abakire b'Nyamirambo nawe niho nzakujyana none se papa ruko tuzajyana na byari kandi wemere ko nzakujyana arakumva nkubwira erega nubwo cyakiwe umwana wacu dutesheje twabisubiramo neza shaka papa rubura bintu ni bishitani we nubwo bikunda mwana wari wabishatse nta nubwo uri kubeshya papa rubura nubwo Imana agatwika Bibiliya y'Imana biriya bintu ngiye numvisha ari n'ibishitani mu mubiri wawe wumva kumeze tuvugisha ukuri none se ko ngiye numvaga unkora wumva ibintu by'ubushyuhe biri kuzamuka ubwo bushyuhe nibwo bwizamuranye ukajya ungabana urumva ubushyuhe burani gusa burani ngiye kujya nkabuzima urumva ugasigara umeze neza ukiye ku mutima ko ngiye biriya bintu mama wanjye yambujije biraryoha ukajya wakuza uko ibintu biryoha ababyeyi babuza abana babo papa nose njye kureba ruzi sinakubwiye ngo nta kibazo wumva ngende ukinze rwose nkwaye uburenganzira urumva kandi urazi ko cyagiye yazanye amagambo ujye ubwira uti rwose papa we mu cyumba arajemo imbeba urumva arabona imufasha tuyikubitaho ryarakubeshya urumva kwa turi kuyiga agiye munsi y'igitanda azabyumva nanjye niko nzayamubwira ukumva kandi umuntu ukajya uninye sibishaka sawa sawa mwana uzanjyana i Kigali nzakujyana yego sha wagakwerere wumva kugenda uri kwemana mba wambaye cyane cyane uko kiruta umugore wanjye kera ataraca isheni seri uko utamvugisha urampamagaye ndahindukira umva uri kubona ameze gute uri kubona asa neza seri iyo myenda siyo usanzwe wambara ku buryo umbaze uko umeze gusa iki kintu nambaye mu mutwe wajya aherukaga we mbwira basi ntuzangira asa neza ikanzu ndeba hano wabona ameze neza irasa neza ariko ndabona washyizemo na cyamugongo mwese rukuri kumbaza ngo bimeze neza ugiye
kanyumvira uze kukubwira ngo undebere ko nsa neza no kuba ngiye bihuriye usibye ko wenda ntari bunatinde hano hari ahantu ngiye kujya nese uko narije kugusura naguma karibu mu nzu kandi mfana papa wawe yabyemeye ngo nze gusura ibya papa wanjye ntuzongere kubimbwira ujye umwihorera abyemere cyangwa abyihorere umva mbanze mubwize ukuri ibya papa wanjye byihorere kandi ikindi wenda uzaze konsura ejo ubu ngiye kugenda akora ubu n'umwanya nari mbonye wo kuza kugusura papa wambwiye ngo ninze nkurebe uhise umbwira ngo uragiye ako ivo wagiye unyumva koko ihangane uzaza konsura ejo hari ahantu ngiye kandi ubundi mbwira ko ndi inshuti yawe wambwiye ahantu ugiye basi nkaguherekeza kanyumvira ubu se ahantu hose inshuti yawe izajya ijya nawe uzajya uyikurikira ubu se ahantu hose ugenda guherekeza ariko ru ugiye aho naba ngiye hose ubu aho ugiye hose ndaguherekeza nihe njya utazi ye ntabwo umunsi twahuye wiyambitse imyenda itari iyawe nakubaza ukambye hari ahantu ngiye ntabwo ari ngombwa ko tujyana ukanyirata none nanjye ushaka kujyana uko rero ngiye kwa Marene wo muri batisimu none iyo njyana banaguhaye n'ibiryo byiza cyangwa ugiye kuri agaposho rero mva mubwiza ukuri ndakwiyamye wowe musaza wawe na papa wanjye nawe ugiye kandi ugenda ubimbwiye ko ndabizi ko muvugana ndabiyamye uwo gaposho usibye inzoga n'ubufaranga bwa make yirirwa aho utagiza mu basaza bina ikindi kintu kizima mu muzi we ni iki akora ubundi gaposho ni ibiki gaposho ni kurakaje cyangwa ntuzongere kumumbwira kuko ntacyo avuze mu buzima bwanjye siko bimeze ndakwiyamye nawe mwese ubundi ugiye aho nawe ngiye hose taha iwanyu tuzabananira cyangwa usige hano ushaka gusiga hano urindire papa wanjye genda abona none ufite umutima none seru turacyari inshuti ariko babarira ugende hari ahantu ngiye kujya gaho seru turakundana yego nimba dukundana rero mbwiza kuri hano ngiye ahantu kureba umuntu wanyemereye kumpa akazi kuguha akazi yego ko gukora iki kandi n'ibicamo nawe azakaguha ko gucuruza muri botike aha akora ubwo ndaburije urimo urarya iminota ubu ndaburije banyemereye kuza kugusura ukahita unyirukana wagiye ari kuzaza ejo cyangwa nanjye ejo nzazi iwanyu sibyo sawa basi wiyiteho papa urugendo urimo uratinda ihute ariko nizere ko atari gaposho ndagukubita ikibuye shaho nibwo uri bugende mabeni ukuri kw'Imana gumbeshya ego tuba duturagiye kinini kandi kamubwira nowe cera baca umugani mu kinyarwanda wumva nabona umugani ngo abaturanyi ngo byana n'abana base n'abanyarwanda rero n'abakera bari bazi ibintu byose kuri kw'Imana kandi urabizi ko ufite amabanga menshi abyo ubizi ayahe ako kukikunda kwirengagiza nzavuga ibintu byose kari ukuramo amadabana abana muri no karitsiye ari dogita Karifi oya none ibyo ngibyo tuzabiceceka none si nabiceceka gute se vuga kugira ngo ibanga ndimerere muno munda ngo pi byagenda bite oya nawe uzirengagiza ubundi urimire nyine ntabwo narimira ugomba kumakana ho kurimanuza kugira ngo ritaniga oya ubwo se nagaki se nanuka ndi umwana urumva ari agaki nago aho bibaye nzabigenza neza ese ukubizi ngira umugore none nkuko umufashe gutya bari saka mana yanjye gusa urashaka iki ndashaka iki sugu nakubyumva gusa urashaka ko nzaguha iki uzampa ibintu nyine mana yanjye ubwo nzabiguhera hehe ako imyaka dufite n'aka gacyamo kose twabarana twiranda yego mana yanjye ubwo ni hehe hano munsi mu nzu hano mu nzu nyine yakarika ntibibaho ese wabiki wumva yego mana yanjye mu nzu ho ntibishoboka ntabwo ushoboka uzashaka ahandi yenda niyeranje waje tukinara inyuma y'ijya tuwarete yego mana yanjye akuye nta no gukorwa n'isoni ariko isoni ibyo twajya hari inyuma n'amasegonda riganira akujya utinya ninya ariko ibiki utinya ugira isoni nawe no cyakibuno cyawe kiri mu gitenge uciye hano mu gasantere mvaye hoteli rwamba nkwabo ku buryo twajya hano inyuma unisi kugira ngo nkugurire so kuberura igikwembo kazamura nkahita mbisoza uzashaka ahandi hantu cyangwa tugiye iwawe wanjye wabyemera tugende umva se
tugende nta mama Beni nicyo nkundira rero Oya. umva nkubwire mama oya Beni tugende nta ribi uri tayari nta wari ubikombe mama oya ntabwo nari mbikumbuye ariko nyine ndagira ngo umva nzaremera rwose iryo banga usibye no uri kurimera mena mu ndagomba ubu yari izajya no mu mwijima ry'iparikemo sawa tugende banza untegure uri gupfa kugenda nawe ntukajya na gutya yego sawa tugende nta kibazo urabyemeye neza rwose mama nta ribi Kwasa murashyira za sitasiyo n'amadakora hiye. Kuva sene yose mbategereje kwiri. Shaka nizi yose byihorere rwose. Utubabare twakererewe noze nari kwizana ngeye. Ariko abanje kumucaho nyine. Oya birumvise abakobwa ntabwo uhutaza. Twaragahoro nyine. Hanyira nibajije ngo ikeneye kwifotora aya masaha. nta tugenda tunyuzeho ndateye ndatase kareka none se ngimba maze ntabwo ari kimwe ariko ntabwo siko tuba turimo ducungura ibyo kuncunga ndi mu nzu yanjye niyo bakengeye ngiye karimba nta munanza n'amagambo nibutse imana isi n'ijuru we cya gikobwa cyanjye cyaba gihari ariko nimba yaharize ato uramucunga umva uriya n'umwana wanjye nibyare niyo yaba hari niyo abadani kandi sanzane ndamutuma ipfiriye ku isoko tugende uretse akombe nta meno urose wabyukaga mbabarire wese ubwo ibyo bintu wowe wese umuzi musanzwe ubundi arankunda kumwambira ngewe karinda wankundaga no kubujijisha ese ubundi nakwanga nkagushyira he ndakukunda pe byanyabyo batugende we gusa ariko ntabwo ari rimwe ubwo ni buri gihe ariko mbabarire uzamire iryo ikibazo ni kimwe ushaka kuza tukabikora rimwe ugahita ugenda nkakura burundu mwese yashaka kangahe niba biryoshye zaguhirira rimwe reka ntibaho ntabwo ni ukugira ngo mbikire ibanga ngiye karinda umpaye rimwe napfa mbirika nzabivuga pe oya ni kangahe ntacyo nzagerageza ntabyo kugerageza uko mbishaka ego ko none ibanga ubwo nimba ifite ibanga mu nda yanjye ngomba kujya ndenzaho akantu utuzi ndipfuka ego ko ntacyo nzakugurira n'akabyeri hari ibyo nta nkeneye Beni nzakwa nyine ibyo bintu nindangiza nkukubitira akabyeri hari ikibazo ugomba kubwira apana uyu munsi gusa ariko kenshi ibintu nsanga bibeshye yego bana urihizeye bibishye se oya bazanye niba wizeye urabizeye ntabwo wizeye ibyo yibimbaza ugenda ubyishakira ninsanga ari wagudu nawe urumva ni waneza yego ni kakandi nyine ni kakandi kamwe nyine kamwe sa nako tugende nyine aha ducana ugasantire bakadufata turaca uyo mu rutoki ahangaha nahakwangiye ujya tugiye guca no mu rutoki urumva dutungukire ngo ntarya nabungiraga amatafari duca inyuma y'igikoni ku kigega cy'iwanjye twigera mu nzu wagiye imbere se